Hello guys, dore bihugu umunyarwanda yemerewe kujyamo nta visa asabye. Igihugu cya mbere harimo Angola. Angola iri muri Afurika, hakabamo Barbados iri ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, hakabamo Benin, hakabamo Burundi, hakabamo Central Africa, hakabamo Chad, hakabamo Congo, RDC, hakabamo Cook Island, Ivory Coast, hakabamo Dominico, hakabamo Ecuador, hakabamo Ghana, hakabamo Grenada, hakabamo Guinea, hakabamo Haiti, hakabamo Kenya, hakabamo Kiribati, hakabamo Mauritius, Micronesia, hakabamo Montserrat, hakabamo Philippines, hakabamo Qatar, hakabamo Samoa, hakabamo Sao Tome and Principe, hakabamo Singapore, hakabamo Sri Lanka, Saint Kitts and Nevis, hakabamo Saint and Grenada, hakabamo Tanzania, hakabamo Uganda, hakabamo Vanuatu. So rero ibyo ni ibihugu umunyarwanda ajyamo batamusabye visa. None reka turebe ibihugu noneho umunyarwanda ajyamo akava mu Rwanda nta kibazo na kimwe afite, akigendera noneho bakamuha visa ageze muri icyo gihugu. Nababwiye ko iyo umunyarwanda agiye bakamuha visa ageze muri icyo gihugu bigenda gute? No kuvuga ngo baguha visa ugezeyo wishyura amadolari 50 ubundi bagahita baguhereza visa ugahita ugira ute, ugahita ukomeza. So rero dore ibyo bihugu ugerayo bakaguha visa wagezeyo, apana kwishakira hano mu Rwanda. Icya mbere harimo Bangladesh, harimo Cambodia, harimo Cabo Verde, hakabamo Comoros, hakabamo Republic of Congo, hakabamo Ethiopia, hakabamo Guinea Bissau, hakabamo Indonesia, hakabamo Iran, hakabamo Jordan, hakabamo Laos, hakabamo Macau, hakabamo Madagascar, hakabamo Maldives, hakabamo Mali, hakabamo Mauritania, hakabamo Mozambique, hakabamo Namibia, hakabamo Nepal, hakabamo Nicaragua, hakabamo Pakistan, hakabamo Peru, hakabamo Senegal, hakabamo Seychelles, hakabamo Sierra Leone, hakabamo Somalia, hakabamo South Sudan, hakabamo Timor Leste, hakabamo Togo, hakabamo Tuvalu, hakabamo Zambia, hakabamo Zimbabwe. Ibyo ni ibihugu umunyarwanda rwose agenda atikandagira akagerayo amahoro nta stress. So rero uyu munsi ntabwo byinje kubabwira kuko nayo babwiye murebe video zo hasi ibihugu umunyarwanda yemerewe kujyamo nta visa afite, murebe na video umunyarwanda aho bamuha visa ageze muri icyo gihugu. So rero tugiye kuvuga ku cyuyu munsi, tugiye kuvuga ese ko ibyo bihugu umunyarwanda bemerewe kujyayo nta visa, ariko se biba birangiriye aho ngaho? Ese ni iki umuntu ashobora gukora kugira ngo nagerayo bitazana ingaru cyangwa se udasanga bamusubije inyuma? Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ni uri mushyashya hano kandi subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana kuri video z'ubutaha, kugira ngo buri update igezweho ujye uyimenya mu ba mbere. So rero ntabatindere kambabwire, ikintu cya mbere ugomba gukora niba ugiye kujya mu gihugu cy'abandi, yes, wowe ikintu cya mbere ugomba gukora, banza urebe ko ku mufuka wawe ubyimbye. Ese ufite amafaranga yo kukubanisha muri icyo gihugu cyangwa se ufite amafaranga uzakoresha ugeze muri icyo gihugu? Icyo ni kimwe. Ikindi, banza umenye neza ko aho ugiye uhazi neza. Ese ufiteyo umuntu? Ese urakora booking muri hoteli? Ese ugiye gutembera? Ese hari kampani cyangwa organization yagutumiye? Byose ugomba kubyibandaho, kuko mu gihe utabyibanzeho ukahaguruka hano ukagenda bizakubera bibi cyane. Reka mbapangire rero kugomba kubitegura. Ikintu cya mbere, banza umenye amakuru y'ahantu ugiye. Niba ari umujyi ushaka gutembera, banza ukore research kuri uwo mujyi. Niba ari umuntu ugiye gusura, birumvikana azaza kugutora. Niba ari organization cyangwa se company yagutumiye cyangwa se ugiye gusura, bagomba kuza kugutwara kuri airport. Yes. Noneho kuko ikindi ugomba kumenya, bazakubaza nugerayo. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo nagiye mpite nsohoka nkuko wafata imodoka iva mu mujyi ujya Nyabugogo warangiza ugahita uca wapi. Bazakubaza ese uje gukora iki hano? Ese ni iki kikugenza? Ugomba kwerekana evidence, ibimenyetso.
ngewe nje gusura, ngewe nje gutembera, ngewe nje gukora ibi n'ibi. Yes, ibyo ugomba kubimenya. Noneho ikindi ugomba kwibandaho, ibande ku mafaranga uzakoresha. Ese niba ugiyeyo uzakoresha ayo mafaranga? Ese amafaranga yawe uzamara iminsi ingahe? Banza umenye amakuru ya hoteli iri aho ngaho. Ubu niba uzaba muri hoteli kuri reservation, umenye ngo nimara iminsi 5 nzaspendinga ngahe. Yes, nzakoresha ngahe. Amafaranga ugomba kuyitwaza. Ugomba kwitwaza amafaranga ya agisida mu gihe ugeze mu nzira ugakora agisida. Ibyo nyine kuko nta insurance uzaba ufite, ugomba kuba ufite amafaranga. Niba bavuga bati minimum ni amadolari 500, ugomba kwitwaza nk'amadolari 1000. Yes. Noneho ikindi ugomba kumenya neza itike yawe. Kora booking ya tike cyangwa se kora itike y'indege, ukatisha itike y'indege. Ariko ushobora gusaba online. Hari ahantu naberetse ushobora kuapplyinga itike y'indege online. Iyo video narayikoze, mumanuke muri ayo mavideo murebe. Ariko ikintu ugomba kwibanda, ugomba kumakinga sure ko ukoze return journey cyangwa se aller retour, kuko nujyana are yonyine kandi bigaragara yuko hariya nubwo umunyarwanda wemerewe kujyayo ariko atagomba kurenza iminsi 60 cyangwa se 90, urumva ko icyo gihe bazahita babona yuko ushaka kugumayo cyangwa ushaka gutoroka. So ibyo ngibyo nibyo ugomba kwibandaho. Kindi menya ko ugomba kuba ufite yellow fever. Yes, ugomba kuba ufite yellow fever. Nta muntu n'umwe wemerewe gusohoka igihugu cyawe, wemerewe gutembera adafite urukingo rwitwa yellow fever. Yellow fever ni urukingo umuntu ajya kurufatira hariya kuri Joakari Gikondo. Uragenda hariya mbere bakoreshaga icyo bita PCR, ni hariya ujya kurufatira Gikondo ubundi ugahita ugenda. Yes. Ikindi wene nababwira, mbere yo gufata flight, banza urebe ko ufite ibyangombwa, dokima zawe z'ingenzi. Yes, menya ko ufite passport, menya ko ufite tike y'indege, menya ko ufite yellow fever ndetse n'ibindi byose. Uzabanze ujye ubaza umenye ngo ni ibiki umuntu ashobora kwitwaza, ni ibiki umuntu ashobora gukenera agiye gutembera hanze. Ibi byose numara kubimenya uzagende amahoro. Nakubwira ngo bonne chance, uzagenda amahoro kandi ugaruka ndi Imana y'amahoro igikomeza kubandindira. So rero nzajya nkomeza mbagezeho update zigezweho kugira ngo mumenye uko ushobora gutegura urugendo rwawe, kugira ngo umenye uko ushobora kujya hanze, kugira ngo umenye uko ushobora gukorera hanze. Ciao, bye bye.